Mwiriwe neza mwese mukomeje gukurikirana amakuru ndetse n'inkuru za Afrifame TV. Reka twizere ko muri hose mumeze neza. Umujura akekwaho kujya kwiba agahanuka ku gipangu akahita ajya muri koma. Mukomeze mudushyigikire mukanda like na subscribe. Imana ibahe umugisha. Raporo ya polisi ikorera mu murenge wa Cyuve mu karere ka Musanze iragaragaza ko abajura bateye umuturage mu gihe yabumvaga gasohoka bamwikanze bariruka ubwo basimbukaga igipangu, umwe yitura hasi akomereka ku mutwe ku buryo atabasha kuvuga kugeza ubu. Byabaye mu ijoro rishyira tariki ya 15 Kanama 2021 mu masaa 9 aho bakekwagaho ubujura bari bateye urugo rw'uwitwa Hakizimana Jean Pierre w'umurenge wa Cyuve, aho bishe idirishya bamaze kumutwara imyenda. Mu kubumva arasohoka bamwikanze bariruka. Ngubwo buriraga igipangu bashaka gusohoka, umwe mu izina rye ritaramenyekana yahunutse ku gipangu cya nyir'urugo abanza umutwe hasi arakomereka ku buryo atabasha kuvuga, akaba yahise ajyanwa mu bitaro. Muri iryo joro kandi daso ikorera mu murenge wa Gashaki mu karere ka Musanze yashyikirije polisi umugabo witwa Munderi Felicien ukekwaho kwiba intama 3 z'umuturage witwa Dukuzumuremyi. Ni intama akekwaho kwiba tariki ya 13 Kanama 2021, akaba yarafashwe mu ijoro rishyira tariki ya 15 Kanama 2021 ubwo yari agiye kuzigurisha. Nyuma yo gufatwa nawe akaba yiyemerera ko yazibye ku wa gatanu tariki ya 13 Kanama 2021 ubwo yicaga urugi rw'inzu zibamo, yamara kuziba akajya kuzisha mu rwego rwo kugira ngo icyaha kibagirane. Uwo mugabo ubafungiye kuri polisi ya sitasiyo ya Remera mu karere ka Musanze mu gihe ategerejwe ko agezwa mu rwego rw'igihugu rushinzwe ubugenzacyaha. Murakoze, mukomeze kudushyigikira mukanda like na subscribe. Imana ibahe umugisha.